hafi buri kibi cyose kiri ku isi uyu munsi cyazanywe n'abantu. Uratekereza ko bishobora guhinduka? Imbabazi zawe kamivugura baruta. Asante baba. Ubu ni njyana ya gospel ni iki? Ni njyana ikorerwa n'indirimbo zihimbaza no kuramya Uwiteka. Ni ibintu byiza pe cyane. Ku cyumweru mu cyakare yababa we ngo warahabaye mwami we, warahabaye kwiza dutuma umuntu yegerana n'umukiza akamwegereza akabasha kuganira n'Uwiteka. Akaba ari indirimbo none usanga zo twita ngo n'izisi arizo zisanzwe ngo ndakubona your body umutima wawe gudadunda ibintu bitandukanye pe zinatigisi koko nkuko bitigita. Ariko igihe rimwe na rimwe ubona ukabona abahanzi bari indirimbo zisanzwe za sekira barimo baradomina aba gospel babaza nk'abakirisitu cyane. Ugasanga strategy bakoresha akajya gusara nk'indirimbo n'urugero akabanza agakora uko ashoboye kugira ngo asaze abantu bayivugeho mbere y'uko banyana n'umuntu runaka ngo noneho bamutwaye ibiki. Izo drama murazizi zikora kubaho pe cyane. Ariko ikintu kitabaza ni kimwe, gospel mwamureba he ko mutiriye muraturyamishije nta showbiz muduha mu bikoreho. Ugasanga mbona so indirimbo nta kintu cyabaye, ariko so indirimbo nta kintu cyabaye. Pastor Bizimana nasoye nta kintu cyabaye, biraho gusa tuzakantu kabayemo ngo nubu gospel gusa ngo oya ngo Iteka ngarabikora. Oya Witeka bikora yego, ariko nawe ushyiramo akantu k'umunyu. Ndagatekerezo ka kigabo rero karahari rero nako namwe mwajya mukora uko mushoboye mugashaka akantu mukereya kari buvugwe mbere yuko indirimbo isohoka. Ugasanga nimba nka mbonye ajya gusohora indirimbo bakavuga ati mbonye tayari ku rusengero rw'iwabo hari umwana w'umukobwa urimo muri korari, message yamwayikiye muyibonye mwese mwakuka imitima. Ese koko ari amafaranga azayamusubiza mana cyangwa mbona akavuga ati ntago byo mbizi, bigateza ikibazo bakamutelefona ngo Pastor Bizimana yapfunduye ingumi ari negaho ngagiri mwamukubita ingumi kuri 40 kuri 40 birigasara cyane. Bakatubabona gusohora indirimbo nayo akabyinjiramo n'amatora akajya gidinda. Pastor bagakomentinga bakavuga ati umukristo wacu ndamuzi njyewe ni ikibazo bikazamura nyine ibintu gospel natwe tukavuga ati kabisa ukumva atanu pastor wo mu majyaruguru yasomanye na Serge yamuranye byacu ahantu hagashya. Abadiakoni bavuga ati nta mudiakoni ukiri gutura muri iyi minsi karakara abadiakoni bakisaza ibintu kandi indirimbo yitwa diakoni. Uruga nayo byo bigira gute biyongerera kurebwa cyane. Wabishaka ibyo bikugeraho kandi bikagira gute ukabireba bikakugira n'umumaro wowe nyiri gihangano cyane. Si ibintu byiza gukora igitaramo kabanza ukavuga uti hari abantu twapfuye sare byashitse mukaruka raya nk'utubugishije ukuri muri gospel nta muntu bajya bambura. Egara ubu ntabwo bose barabahemba bayishyira ku Pastor nta muntu urakwambura. Ubu nta muntu urakwambura ari mubyeyi mwiza nta muntu urakwambura. Ubu namwe mugira gute mwigaranzura abantu namwe mushyira ibintu byo gutwika turyamisha mutwike namwe nyine nako byagenda n'ubundi twese turi abantu. Ubusa nazamuze ngo byandi yakoze ibintu byarabaye si byari ibintu byo uri asaba byaje uruzigo ngo byarabaye. Reka no gutwika rero mwebwe kandi munatwikire mu ijambo ry'Imana. Indirimbo yakora ruyibe bakurege jya muri kwa ruturu bibumva n'urwagwa rusa ibintu biraho bitumanye abantu bavuga nagatekereza kacu ariko yego bwite abantu mu cyano kamwe kagira Imana mwiseru wite bitari ibyo rwose bigomba guhinduka.